corona yagezemo naramaze gusama biba ni ibintu ibikomeye yari amaze kumpromisinga kari mu kwa 9 ku mwaka corona biraje ibije ntwite ndabimubwira nti ndatwita arambwira ati yo ndigomba kuvamo ngaho uko tiyo ndigomba kuvamo ndi umwana wa kani wacu abana bose tuvukana bari inyuma yanjye na bucura yarashatse kandi papa we nyine ni pasiteri nanjye mama akaba pasiteri ati turabana bo mu batambyi nta muntu wadusezeranye utwite iyo ndigomba kuvamo avuga mana ibazo murokore ndasambanye nice n'umuziranenge ndamubwira ntabwo ibyo bintu nabishobora ndamubwira nti shakira ahandi ushaka ubundi buryo niba washaka kunshaka koko niba nta nkunda ariko gahunda yo kuba nakuramo inda iyo yibagirwe no kwica ndamubwira nti singiye kwisha nkazabura gusa ari we wenyine dufite mu nda niba koko ushaka kunshaka bazihangana umuntu se yakoze icyaha baramwica arabyanga mbehe muri make arabyanga pe arabyanga akupa connection zanjye nawe ngo niyo byaba miliyoni yayitanga ariko iyo ndikavamo none ayo mazina ya Queen Usinge Faith ni biki ibyo bintu urimo urabivuga he tayaruzi ikibazo cyavutse abo bantu saba sirikare se nakubwiye ko ari umusirikare yahise agira ngo ndi maneko tayari mbangiye muri skandale yuko banje kuneka urugo rwe ndavuga ibibazo ndabisobanura nti komana cyo koza reka mubwire mbaba nakubeye iyo usenga Imana ibuza abana amahoro cyangwa ikagira uwo muntu wakubabaje kagira imigisha bibanze gaparika avuga hari ikintu utarakemura hari imbabazi utarasaba banza uzisabe numara kuzisaba imigisha yo nibwo ifunguka kuko narumiwe Imana irakora jo mu kwa kabiri bapanze ubwo hari igihe mbere bigize gupanga DNA test umuhungu aradukwepa arabyanga ariko bakajya yohereza ngo ngenda ajya gusuzumisha DNA test n'umukobwa ntize ndyamana nawe noneho rero ubuzima ngira ngo bumaze kwanga abonye ko imyaka 5 ishize ngira ngo nta mwana niko nekereza no my side barapanga ngo tujye gusuzumisha DNA uvi inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo yitware ubyemerewe nuko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntago yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka gukorera permis definitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College. Muraho neza shuti bakunzi ba inkuru yanjye twizere ko mumeze neza nitwa Rweme Mbabazi twizere ko mwese mukomeje kugira ibe byiza abatari mu bihe byabo byiza ndabakomeje bijye biho rwose kagacamo hakaza akantu gatuma utishima gakomeye cyangwa kanini no kuri pe ujye umenya ko imisi yose nihora ari ku cyumweru cyangwa ihore imisi irahinduka ntabwo buhora bwije buranacya ubuzima tujye tumenya ko byose bibamo habamo ibyiza hakabamo n'ibibi habamo gucya hakabamo no kwira uyu munsi niba uri mu bihe byawe byo kwira uvuga ute ejo buzacye kandi nzabaho neza akanagaciyemo ukihanganira uvuga uti muri iki gihe bwije nditwara gute mu mwijima wanjye nditwara gute mu ijoro ryanjye ndakora iki se kugira ngo buke buryo iyo tubonye umwijima mu busanzwe dushaka urumuri kugira ngo tubone muri icyo gihe se uri mu bihe byawe navuga ngo byijimye by'umwijima ntabwo uri gukora kugira ngo ahubwo umwijima wiyongere cyane shaka urumuri sibyo shaka urumuri rukumurikira muri ibyo bihe uyu munsi birashoboka ko uri muri bya bihe tasobanura n'undi muntu ku buryo n'umuntu ashobora kuvuga ati n'uwo nabibwira ashobora kumva ko biri toto atabyumva ariko ku giti cyawe uzi uburyo ubabaye uburyo udasinzira uburyo utaryama uburyo utajya useka hamwe n'abandi uyu munsi tangira ubeho tangira uvuga uti no niba ndi no mu bibi niba narapfushije niba narabuzo nakundaga niba narahombye niba ntari kubona icyerekezo cy'ubuzima uvuga uti no hari indi nzira naca abona ibyo nifuza
nkabaho kandi nkishima. Turi ku isi birashoboka ko uzamara igihe runaka kinini cyangwa gito, icyo gihe usigaje utazi. Kora ku buryo uzaba itara ry'abandi nawe. Waba itara ry'abandi kuko nawe ubwawe wiyakiye, wiboneshereje. Nica muri Gasabo Showroom, burya nukenera ibikoresho byiza toujours byo muri salo, byo mu nzu, mu byumba ntadatandukanye wabibonye. Yego. Aha. Byiza cyane. Gica muri Gasabo Showroom. Yego. Ugica muri Gasabo Showroom nanjye kubwira Bahati ngo twereke iriya ntebe iri hariya nziza cyane, ariko hari contre jour ntabwo bishoboka, turaza gushaka uburyo tuza kuyishyiramo. Hamagaze 788 770 689. Uyu munsi ndi kumwe na Queen, la très belle Queen. She's beautiful. Thank you. Uraho neza Queen? Umeze neza? Yego, umeze neza. Urasa neza rwose. Thank you. Nkunda abantu biyitaho rwose, uhita ubibona ko bitayeho. Thank you. Cyane. Bahati nahise abinkorera rwose, yahise amanuka hepfo. Cyane. Queen, amahoro? Ni amahoro cyane. Umeze neza? Yego, umeze neza. Yego, Imana ishimwe ko tugiye gukorana ikiganiro kiba umumaro kuri babandi badukurikira mu nkuru yanjye, ariko kibe n'umumaro kuri wowe ubwawe mu buryo bw'amarangamutima ndetse no mu bundi buryo butandukanye cyane rwose. Queen, ku muntu utakuzi wamwibwira gute? Okay. Amazina yanjye ku ndangamuntu nitwa Businge Faith. Businge Faith. Faith. Yego, nyine ni Faith. Yego. Amazina ya social media ariko nayo afite icyo asobanuye, ni Queen Rwasa. Queen Rwasa. Yego. Okay, Queen wenda ashaka kubyumva, kashobora kuba ari ikibyiniro. Nickname. Rwasa. Rwasa ni data. Ni papa wawe. Okay, niba navuga niba ari data, ni grandpa ariko yarapfuye. Ni sogokuru. Yego. Kuki mwise so? Yarandeze. Nyiri umwana mutoya cyane. Umwita papa. Yego. Nyine ni umuntu nahombye nkamenya ko mpombye. Rero ndavuga akamwitirira. Biba ngombwa ko yitwa gute cyangwa yitwa gute? Papa wanjye yitwa Karamuzi. Wowe haryo iryo kuranga mu ry'Ikinyarwanda wambwiye ko ari Jewe Businge Faith. Businge nangize wenda muri papa wawe. Oya, ni byanjye. Ni byanjye. Okay. Yego rwose. Nuko ufite inkuru y'ubuzima byaciyemo by'urukundo, watangiye gukunda ni mutoya ariko. Wapi ntabwo nari mutoya cyane. Ntabwo ari mutoya cyane. Ariko nari ntarageze igihe cyo kuba nakurara ngo nshake. Yego. Byageze gute rero Queen? Umwanya ni wawe. Okay. Murakoze cyane. Byari nasoje kwiga 2017 sina 6. 2018 njya mu buzima busanzwe bw'akazi. 19 rero njya muri relationship n'umusore. Yego. Nyine 19 ni nkaho yari igitangira. Tujya muri relationship hafi nk'umwaka. Turakundana kuko yari akuze. Ambwira ko nanashoje kwiga, arambwira ngo arashaka gushaka. Nyine urumva nari narashoje nta biranega mfite, vuga niyo yabiyo kaminuza nayiga mbana n'umugabo. Ashari nubwo nari nkiri mutoya, ariko nyine nashoje 6 nkiri mutoya. Urumva ndavuga nubwo naba nkiri mutoya gute, mfa kuba mfite amashuri, mfite n'ubumenyi runaka bwo muri iyi si cyangwa bwo mu buzima bwo mu ishuri. Turugiyemo turakundana, ambwira ko ashaka gushaka ko yarandutaga. Yari afite imyaka myinshi, yandushaka imyaka nka 10 Yego. Ndavuga uyu muhungu ni mukuru, ntago afite gahunda yo kumbeshya. None hari n'ibyanyemezaga ko yaba atabeshya bitewe nuko hari ukuntu ubona umuntu imyaka afite, yanakuganira muri famiye ko bashaka nyine ko ashaka, kumva ko nyine afite iki target yo kugushaka. Yewe tubijyamo maze kumubwira iwacu, niwaba bamaze kumenya, turakubagana. Okay. Dukora icyaha. Ngo nyine nari maze kwizera kwa kundi abakobwa tureba gutya. Ariko actually ntago nari nzi ko byahinduka. Wari waramwizeye. Yego. Nari naramwizeye cyane, kandi yari wa muntu uguha icyizere ukabona koko icyizere gihari. Ariko man
atari koma yankoreye deliverance kabisa eh ariko it's okay. Rero nyine antera inda byari 2020 ndabyibuka bwari buke corona ikajyamo. Corona yagezemo naramaze gusama. yeah Biba ni ibintu ibikomeye yari amaze compromisinga kari mu kwa 9 ku mwaka. Corona ibiraje ibije ntwite ndabimubwira nti ndatwite arambwira ati yo ndigomba kuvamo ngaho uko ati yo ndigomba kuvamo ndi umwana wa kani wacu abana bose tuvukana bari inyuma yanjye na bucura yarashatse ati kandi papa we nyine ni pasiteri nanjye mama akaba pasiteri ati turabana bo mu batambyi nta muntu wadusezeranye twite iyo ndigomba kuvamo avuga mana ibazo murokore ndasambanye nice n'umuziranenge ndamubwira ntabwo ibyo bintu nabishobora ndamubwira nti shakira ahandi ushaka ubundi buryo niba washaka kunshaka koko niba nta nkunda ariko gahunda yo kuba nakuramo inda iyo yibagirwe no kwica ndamubwira nti singiye kwisha nkazabura ubuse ari we wenyine dufite mu nda niba koko ushaka kunshaka bazihangana umuntu se yakoze icyaha baramwica arabyanga mbehe muri make arabyanga pe arabyanga akupa connection zanjye nawe najya muhamagara ntamfate nkamwandikira ntansubize akajya ambwira ngo nimfata umwanzuro wo gukuramo inda ngo niyo byaba miliyoni yayitanga ariko iyo ndikavamo ngo banza akanyibutsa uburyo iwacu ndi imfura ibaze mama wawe icyizere yaguhaga ibaze iwacu nyine akanyereka uburyo nyine kwikuramo nanjye nkibaza se mpfuye ni nabwo bwa mbere ibyo bintu byari bimbaye ndavuze ibyo bintu nabikora gute kubera ko najyaga mbibona mu bigo by'ishuri niyo wabikora n'ubundi birangira bimenyekanye ndavuga nti ubwo mama wabimenye nyoya ntago byakunda mbe muri make aranyandikira bega haso noneho bibaze corona nta hantu ufite kuba bavuga ngo ni inshuti yawe urayihungiraho na famiye papa uri kwa papa wawe na mama wawe nturi bibabwire noneho iwacu bamaga icyizere nari narabahaye icyizere kitabaho kuko nari naritwaye neza uwo muntu nyine aje ahindura byose mbabarire ntarira urumva arangije mbona connection zanjye arazikupye none mu bihe bya corona nta hantu ufite kuba wahungira nta muntu wahamagara nibura utingiye imodoka barazibanye ese yo ndandagumaho ni corona sinshaka kubibwira mama sinshaka kubibwira data karitsiye noneho gusamira inda muri karitsiye noneho mama wari umutambyi ni ibintu nakururaga nkumva ntago biza mu bwonko bwanjye komera cyane komera bibaho byanabayeho nyine ibyande twavugaga ngo igihe cy'umwijima ugomba kurira ngo ni iki cyo gukora mbe life bambi nkajya nireba nkavuga mana ninjya mfura mu rugo nabura umuntu abanjye ni bato nawe nakicara ngo mbwire agahinda kanjye n'inshuti naba mfite yanyumvira ubusa kuko niyamfasha niyo yamfasha sinabona ahantu uca urumva hari kuba ufite inshuti kandi urumva niba iyo nshuti ushaka guhungiraho iri kure y'ahantu utuye uratega ute umuhungu yanze kumfata ntamvugisha ubwo mama yamaze kumumenya akajya mvugisha ariko ngo umukunzi wawe bimeze bite yambaye arahari nta kibazo atazi ko natwite atanabizi yego akajya mbwira ariko kutakiba kuri telefone uko mwavuganaga bimeze bite nabwo ni ibihe bya corona buri muntu yihugiye okay ngumaho kwezi kwa mbere byari mu kwa gatatu uribuka ko aribwo corona yatangiye mu kwa gatatu mu kwa kane kwezi kwari kumaze kugeramo kwinda kwa gatanu nyine mu kwa gatanu ubwo yari amezi 2 noneho nari wa muntu ukuntu yamfashe sinarutse pe
ariko nagize ibitotsi kuri isi ntarabonaho, nari umwana mu rugo urishaka gukora imirimo yose ibaho, noneho kubyuka bikananira, nkavuga ko sinzaraburiza, nkavuga ntibirarangiye, nkajya nshakisha uburyo mbihindura mbijijisha, ariko mva nkicura nka 5:00 za mu gitondo z'amanywa, imirimo yose yarangiye, ngo nyine haba hariyo n'abakozi, ariko mama akajya ariko mwana uko usigaye uryama cyane, nkajya numva afite ubwoba kazamvumbura. Cya gihe barekura nko mu kwa 5 imodoka ngo kugera Rwamagana bagaparika bakongera gufata izijya i Kigali, urabyibuka? Sinzi niba ubyibuka, izituruka mu ntara mu Mutara. Hakaba hari umwana, mama we ni mukuru wa mama, inshuti yanjye, reka namushimira ahantu ari, Annette Kavutse, ubu yarashatse, Imana izamuha umugisha imuhe kubaka, yaranabyaye, ariko ndamushimira ahantu ari, kira gihe yatumye nikinga abanzi, jijisha n'ababyeyi, hari igihe biba ngombwa ukabeshya umubyeyi kugira ngo abeho, hari akantu numvisha ngaho kugira ngo ubeho ubabaye wabaho wibeshye, urumva? avuga n'ubwo reka mbeho ku kinyoma, ariko umubyeyi wanjye ye gukomereka cyane, nubwo nta muntu uhisha inda. Umwana turapanga, ambwira nane ndagushaka kandi cyane, kandi sinshaka kwicara hano mu rugo, kandi ikintu ngushakira sindi bukikubwire kuri telefone, ndashaka nyikubwire naje. Arangije arambwira ati ubwo iki kintu ni igiki? Umwana nyine twareranywe, ni umwana twiganye primaire, umve nyine yari inshuti yanjye, ari na famille yanjye. Arambwira ati ubwo turabigenza gute? Ntabwo rero nta bundi buzi buhari, kandi sinava hano ntabwiye mama ngo mbonye akazi i Kigali cyangwa papa, turabigenza gute? Nambwiye none reka tumubwire ko tubonye akazi ko gukora kuri sitasiyo. Mbe twumvaga sitasiyo ariko akazi wenda katahagaze muri corona. Beshya mama, Imana mbabarire, nawe mbabarire, ndamubeshya, nabonye akazi i Kigali ka sitasiyo, ni ba member 150. Toke mama yubaha akazi, ibintu byo kwiyubaka ntago yavuga ibintu byinshi, yeze nshakira n'itike byihuse. Mubwira nambwira se aho kuba, nambwira ni harahari Annette afite aho yakoraga aba, rero amezi aracyarimo. Okay, ngo genda ntacyo ugiye mu kazi uramufasha, mufatanye muri yo, ni sawa. Abyumvisha vuba ndagiye. Umwana ashyitse mubwira life yanjye, narabimubwiye akubitwa n'inkuba. Nambwira ati urantunguye, mu bantu ntatekerezaga ko wakora icyo kintu ni wowe. Nyine aba disappointed. Nambwira nta kundi, nta wundi numvisha natekereza nabwira, numvisha ari we corona yafashe ugumye i Kigali, nibura mu rugero rwanjye nanakunda. Hari abandi bari i Kigali, ariko muri njyewe hari umuntu nyine uba ufite, ari n'inshuti yawe, ariko hari ibintu utamubwira. Yego, ngira ngo wabisobanukiwe. Rero we nyine twari tuziranyeho, n'iyo nshuti yanjye yari ayizi, nawe yari imuzi, nyine urumva twari tuziranyeho ibintu byinshi. Tubaye muri iyo life umwana yanjye, nawe corona ye yaramufatiye aho ngaho nta kazi afite, tuba mu buzima bukakaye, ariko ariyeranja. Nari naratwarije, none bibaze mu buzima bukakaye gatwariza brushette na fanta ya Fiesta. Komana yanjye, yego rwose, umva nkaba ntaryama ntabibonye. Ariyeranja akajya mfasha, kitayaranganiza atari ko kwi. Ati niba se umwana yaranze, tereka nkubaze, nta kuntu twahamagara papa we? Ati niba mbwiye ko ari pastor akaba ari umuntu mwiza, nta kuntu wabiganiriza papa we twumva ibintu yatubwira? Duhamagara papa we. Papa we rero ni umuziranenge, ni wamurenganya. Twamubwiye story yose, musobanura uko bimeze nk'uko nkubwiye. Hanje aravuga ati rero bana banjye, uramuhunga arakuze, ngiye kugenda mbimuganirize, niba yarabyiyangiye ku giti cye, urasa umuntu nagonda ngo namango jya hango jya. Ati mwana wanjye, ati ngiye kumubwira, nibikunda akankundira ndaguha igisubizo, nibyanga nabwo ndaguhereza ibyambwiye. Araza tuvugana nk'uyu munsi, ejo araza ndongera ndamuhamagara, arambwira ati rero mwana wanjye yarambwiye
ati ibyo bintu simbyivangemo n'ukuntu yaguhamagaye simbizi ati gusa nubyivangamo ntabyo uri bumenye ubwo mwana ubwumva nakora icyo ahubwo wareka umwana akabanza akavuka tukabona gusuzumisha tukamenya neza koko niwe mwana ariko kuko umuhungu ambwiye ko atigeze agutera inda we yabwiye se ati ngewe ntabwo nigize mutera inda uriya mukobwa namusanze mu kabari kandi nakoraga muri alimentation ari ya yindi ifite liquor store aranje abeshya se umuntu nasanze mu kabari se ati ubwo nguwo ni gute ushobora kuza ukanyemeza uburyo bw'ukuntu ngo mutwitinga ngo nashakira ahandi ibaze noneho mu kibazo navuze ubundi nataraga umubabaro arongera azambwiye ibyo bintu noneho numva nshenguriye rimwe baba nguma muri ubwo buzima bukakaye bigeze aho ubuzima buranga sister akaba yari afite umuntu w'inshuti ye w'umugabo w'umushuti we bisanzwe akaba ni umufande akorera hanze n'umugore we akaba arashaka umukozi wo mu rugo kurera abana bari abana nyine bazi icyongereza gusa barabuze nyine abakozi baba bazi nyine English bagashaka nyine nk'abantu bize kumana nakoze ibintu ku isi ntazibagirwa yego anshakira akazi ko mu rugo mu rugo nta kintu babuze mana reka nkubwize ukuri hari ukuntu ukora ikintu ukavuga uti nubwo uri mu kizu babyeyi ariko hari ibintu urimo gukora bitari byiza ariko urabona iyo ubabaye nta bundi bushobozi ukora n'ikintu kitashobokaga nyine ubona ko kitari cyiza ariko ukagikora cya muri ako kazi mana yanjye noneho ngezeyo bahamakaza hanze bya bindi ukuntu bafata abakozi ndavuga mana mbaye umukozi wo mu rugo koko mva umutwe urandiye mbehe numva noneho isinguyeho kuko life ye yanjye yari imaze kurangira kuri uwo mwana yari amaze nanjye ibyo yambwiye narabibonaga gito twari tumaze kubura ukuntu tuyishyura nta buzi dufite urumva igihe cya corona buri muntu wese yari nyamwigendaho n'abari bafite amafaranga nabo barariraga biba ngombwa ko ataha ashakira ku kazi ndagenda njyayo bakuraza hanze mu kazu k'abakozi man nibwo bwa mbere nari mbonye ubwo buzima batangira kumpereza kuko nari nagiye bambwira ngo ni ukureba abo bana nkamenya ko bariye banyweye hanyuma nkanabambika bakajya ku ishuri urumva ntago bazi nyine ikinyarwanda umukozi wari uhari impamvu atabakoreraga yaramaranye nabo n'igihe kinini we ntago yarazi spoken we akaba yakora biriya bintu byo gufura no guteka ngiye nkabatunganya nkararana nabo nako kazi nari mfite k'ibihumbi 40 nibwo bwa mbere nari nkoreye umushahara muke ngezeyo wa mukozi rero kubera amaze igihe aho iyo mirimo yakoraga bari ngiye ikora none yanjye nkafura imyenda ntazinga inganite ubwo sindya nta kintu nshoboye abantu sinshaka ko bamenya ko ntwite indi igeze mu mezi 4 mana we mana ndagenda hano nagiye gukora mpindura amazina kuko nari nzi neza ko amazina yanjye ninyavuga nkaba navuga naho nkomoka hari ukuntu umuntu ashobora kukwimakaza akakubwira ati ntabwo bishoboka ko wakorera ayo mafaranga ibintu nk'ibyo ndagenda mbeshya izina ariko Imana izajya imbabarira pe ntarabeshya ariko nabeshye nitabara umukozi ambera amenyo ya ruguru hako hakaba mushiki w'umugabo nabo bantu mbaheruka kera ariko uwo mukobwa ntago ajya mva mu mutwe yari umwana mwiza akajya nyitegereza ubwo urebye izina nayo narabeshye narise Macibiri ku Macibiri sorry shamana yanjye nyine nisi izina ku buryo udashobora hari amazina utagiye nubwira abantu ngo ujure umukozi wo mu rugo nyine ashaka kwigira chip cyane
noneho akajya ndeba kare kwa mwana ubwo nabeshye ngo iwacu ni Cyangugu sindanahagera Cyangugu yego akajya ndeba akanyitegereza kariko Macibi utambeshye iwanyu ni Cyangugu gase witwa iryo zina yanumva nkumva umutwe uramenetse nkumva ni nukuri niko nitwe naho we yagumaga ndeba anyitegereza ngo se ngo kwagira ngo gura umwana uturuka iriya mu bakonyine iri yepfo nawe yamwumva ndavuga se narigaragaje Imana nkamubwira ni hoya kandi nambaraga ibikanzu byamvaye nanjye bigera nk'ahangaha ku buryo bya bindi kwita ngo urikira ku mirimbo hoya urumva wagiye ubuzima bukakaye nese uri bujye mu kurimbo witereza make-up n'ibiki waje muri ako kazi nigize nabi ariko biranga ndagaragara kajya ndeba umunsi umwe mva muri douche arangije yagumaga nsesengura ndeba mva muri douche arampamagara ati vaye hano taza ko ariko ngako Macibi ngo wajye ureka kumbeshya ko nubwo n'iryo zina kucyo koza wenda izina ryo sinarigena utabeshye wanye bwite ni Cyangugu ubwo ayo maguru angana uko ayo maguru ufite nayo Cyangugu kuko nzi ko abantu b'Icyangugu bafite impfundiko n'ibiki ngo nayo nambaye sime mvuye koga arambwira ati umwana sinzi impamvu banumva mbeshye kandi mankurebamo agahinda kako sinzi impamvu mba ndeba mbeshye nanga kurira ndijijisha ndisekeshwa ndagenda ko numvaga ngiye kurira imbere ndagenda uwo nyine mushiki w'umugabo n'umwana mwiza atangira kujya nyitaho nkiyaringa yansanga mu kazi nyine ntavuga kuko urumva aba boss umugore yari umuganga umugabo nawe ari umusirikare ariko bari hanze bose bakorera ubuzi bwabo hanze noneho ngo mushiki w'umugabo akari ubana n'abana n'abakozi ariko mbona nzafatwa kuko yaratangiye kungenzura cyane kandi numva namfata narabeshya ibintu byose nzabura akazi nkajya ngerageza uburyo bwose nyine nicupiza nkora ubuzi umunsi umwe rero aramfata nsanga ndi hanze nk'inyuma y'igikuta nimo kurira araza nsangayo arambwira ati Macibi wa mwana uko ndeba yego uruwa mu bantu bafite amafaranga ari kuri hano kubera ikibazo niba atari ikibazo uri kuri misiyo ariko ambwira navuga se ko ngiye kugaragara mu ishusho mbi ndakora iki behe ubuzima buba bubi aho hantu mbehe muri makeya aho hantu uwo mugabo aza gupanga gahunda yenda kuva hanze n'umugore we bapanga ikirori atumiza inshuti ze zije haba haje munsi azina mama yego numva mama ni umupasiteri arazwi noneho ni wa muntu namenye ubwenge wacu abadiyakoni urabazi yego ugasanga iwanyu muri abantu benshi batavukana nawe ariko ubona ko ari abana b'ababyeyi nyine naho uwo muntu aba arimo mu bana mama yaretse ariko ari umusore mukuru yarashatse nkunda amasorori gushyira ku meza ntanyitegereza akajya ndeba arangije abaza uwo mugabo wawe ngo uyu mwana ngo ni umukozi wawe umukozi umugabo biramucanga avuga ngo se ndareba nabi ese nareba nabi urabona aka kantu ka hano ku zuru nakwibeshya se ko se umwana ko muza ari uruhinja akongera akavuga bibaho uyu mwana ni umukozi aha ntabwo bishoboka umugabo bimwanga mu nda aravuga se umuhamagare pastor mpamagare papa we se nyine ni uko yatuganiriye nyuma niyo mpamvu ndiwe kubigusobanura nyine ukuntu yiyumvaga nyine akimara kumbona njyewe ubwo ndikire irashye uwo muntu aheruka iwacu nyiri mutoya nanjye simuzi sindi bugira ngo nibura ndanihisha none nagaruka akanyitegeza neza sasa aca mu gikari inyuma arangije arampamagara ambwira ngo kwivaye hano wumva avuze izina ryawe
ariko mana wa mugani nubwo ntari umutindi ariko wa mugani wo bajya bavuga ngo aho umutindi yanitse ntiriva tunta ndafashwe najyaga mfite ubwa mushyi w'umugabo none mfashwe nunzi kandi ubwo hari ahantu nyine mu bipangu by'abakire numvaga ari nk'ahantu hihishe ntapfa kumenyekana arampamagara ngo uve hano hari izina mu rugo nyine bakundaga kunyita numva arampamagaye amazina yose ndavuga rero sasa ndafashwe n'akazi sinkikabonye ndagenda ndamwitaba arambaza uri umukozi hano ndamubaza se ubundi wowe urinde ngo ntabwo nzi ariko iwanyu bose ndabazi wa mwana mbwira ufite ikibazo ikihe cyatumye uza mu kazi ko mu rugo iwanyu ndabazi barandeze na n'ubu ndabazi uko bifashe uri mu kazi ko mu rugo gute habuze iki koko mpamagare pastor ndakwinginze ngusabye imbabazi taha niba udashaka rero kumamagara iwanyu ngize ukuri uri hano kubera iki ndamubwira ndi hano kubera ubuzima nanze kujya kwicara iwacu ati oya wimbeshya ngize ukuri iwanyu nta kintu na kimwe basaba cyo kuba wavuga ngo wabuze ibyo kurya ngo waje gupagase kugira ngo ugaburire mama wawe wenda corona yarateye mwarashonje iwanyu muri abahinzi mufite inka nta kintu mubuze uri hano mu kazi ko mu rugo wowe umwana wa pastor ati ntabwo bishoboka nutambwiza ukuri ndahita mpamagara iwanyu mbona n'ubundi nafashwe ndamuganiriza rero ndakwinginze muvuge hano hantu ko banzi ibiki n'ibiki naje hano bw'ikibazo runaka mfite nanga kumubwira ko nwita ati cyo ni ikihe nutakivuga ndakibwira abahano umugabo yabaye disappointed hanje no kurya biramunaniye nyine byaramurenze urabona nkuko wabuze umwana iwabo n'ukuntu muzi ukamusanga nkaho hantu yahise agenda abwira umugabo ahita abibona ko nyine umuntu bari kumwe yahindutse bose bimeze bitari muganirira umugabo aravuga ngo nguki umwana yatubwiye iwabo ko ari Cyangugu tubwira ko yitwa Macibiri none ayo mazina ya Queen Usinge Faith ni biki ibyo bintu urimo urabivuga he tayaruzi ikibazo cyavutse abo bantu saba abasirikare sinakubwiye ko ari umusirikare yahise agira ngo ndi maneko tayari mbangiye muri skandale yuko banje kuneka urugo rwe ndavuga ibibazo ndabisobanura nte ubwo nari mfite gahunda yo kuzabwira mama ko ntwite igeze mu mezi wenda 8 ubwo yari maze nko kugera mu mezi 5 warasunitse ubuzima mbehe nakubeshye isosi yanjye yasegwa inshishi birangira aho kugira ngo bamfunge mvugisha ukuri biba ngombwa n'uwo mugabo avuga ati ndenda kumenya koko niba utwite cyakuzanye harampima umusirikare nibwo yemeye ko naje kubw'ubuzima na mama aramuhamagara bisobanura tumwana yambeshye kaje gukora he i Kigali muri station umugabo aramubwira ati rero uyu mwana nta maneke imurimo ntago ari umusirikare nakubwiye ko muzi iwabo ni mu batambyi tugurumva nicyo kibazo yagize niho navugiye ko ntwite sasa rero mama maze kumenya mama ahantu ari mama Imana niba hari iki sinzi ikintu ubutunzi sinzi ikintu umuntu yahereza umuntu akunda banumva nk'ikintu naha mama kitarabaho kireka nkuko njya numva Imana kubera Imana irakomeye iradutunze twese mva namwifuriza ijuru pe kuko ndumva nzi neza ko mu ijuru ariho hantu umuntu aba nta muruho nta mubabaro ariko mama ahantu ari mbeho ababyeyi banjye bose ndikambashimire Imana izabaha umugisha Imana izabaramishe basi ngira icyo mbagaragariza ku buzima bwanjye ntibazabone ko bafashije ikigwari uzi umuntu kukubera umubyeyi bikavaho akaba inshuti mama nabaye nyibimuganirira bambwira ati reka mubwire mwana wanjye simbabajwe no kuba warabyaye kubyara ni byiza nako kuba utwite utwita ni byiza ikintu kimbabaje ni ukuntu mbonye ko utankunda kujya mu kazi ko mu rugo
si mwana ndi mukase koko tuvugishije ukuri nabona arize ko bampemukiraga bumvaga nshobora kukujugunya ko mbizi neza ko mu buzima bwawe uriya muhungu yaje nk'icyohera ariko ntekereza ko yaje nk'iki ku gihe cyose wari wabereye ko wajyaga wirinda ukwiye kubaho utambwira nkaba numva nibabarije umubyeyi hari ukuntu bamva ko aho uri bitekereza uri bukirire usanga uhateje ibibazo ugateza n'abantu bawe mama arababara ati mwana mbonye ko utankunda mbonye ko umbwira ibintu kuko byabaye byinshi ndavuze ngo nturaraho anyohereza itike ati sufate nayo mafaranga ndavuze ngo taha nona nimbibwira so araza kwifatira kandi aranagukubitiraho ndatega nambwira mama sinsimbura hasi nza kubaho mu rugo nta mafaranga mfite kereka n'umwodeshereza kwa nkodeshereza ahandi hantu niba utankodeshereje rero ndeka nkora aka kazi amafaranga nzabika azangurira imyenda y'umwana ariko n'ahandi hantu ufite ho kuba nagusize nkureba si uko nabuze ibyo kurya natinyaga kubikubwira nkatinya na karitsiye ndeba ni karitsiye nazayizamo nibura nonse cyane arabyaye ako nwite sinshaka kwibona aho ngaho iwacu arambwira ati mwana tubu ko kurabona ibyo bintu njye nabikora arankodeshereza Nyagatare yarabanjanjyana ku mushuti we umushuti we w'umumama mbaye nk'ukwezi kumwe mama anyishyurira inzu anshakira umukozi ashyiramo ibikoresho byose bishoboka arangije arambwira ati ngwino dukora agasiporo nyine yari yaraje kudusura aho ngaho dukora agasiporo turimo gutembera tugenda arambwira ati ngwino ducana mu baturanyi tubasuhuza abantu n'inshuti zanjye ngezemo mbona aho hantu afashe urufunguzo arafunguye arinjiye s'abaturanyi ufite imfunguzo zabo naho ni surprise ninjira nsanga inzu yarayiteguye yarahashye ibintu byose bishoboka hari umukozi mana numvishe nigaye musaba imbabazi mama arambwira ati mwana ndabizi neza kutigeze ujya mu burayi ndabizi neza ndetse cyane turiya muhungu ukuntu yari yaje ari nk'ikigeragezo icyo mbona rero ikimbabaje cyambabaje kutigeze umbwira ati gusa uranshebeje kumva ngo uri mu kazi ko mu rugo mbehe muri make birarangira mbaho ngaho nza kubyara umusore se ubwo uko nakubwiye nta koru nta mesaje byari byararangiye yarambwiye ngo njye nimitamo gukura mpinda ubwo nyine hari akantu nasize ise amaze kumpakanira umukobwa wawe undi wo twabanaga ahise yongera ahamagara umuhungu none urimo uramubwira ngo akuremo inda ubwo se ayikuyemo agapfara tuvugishije ukuri agakuramo inda agapfa agapfana nayo bakagufunga ugahera mu gihome atari kapfa niwe wa mbere ubikoze cyangwa niwe wa nyuma ati niba ari ndabyumva ntabyo azi ntabyo amenyere ntabyo arakoraho atari ko se kucyumva ko abantu bose babikoze bapfa ati nyine ntubizi ko ariho abapfa ati ubwo apfuye ati ngewe nta kindi kintu mvugana namwe niyo muzamunsaba miliyoni hafi 2 cyangwa 3 nzazishyura ariko akuremo iyo nda korona nimara kugabanyuka dushakane dukora ubukwe ndamureka birarangira sister arambwira tumva mubwire kwi Imana yonyine nituma batwitane nayo ituma babyara izakurinda ubyare inde n'umwana wawe kuko ntago yatuma ukora ikibi ngo kugira ngo igufashe mana nakubeshye ubwo nibwo umuhungu icyo gihe twaherukanaga ibyo by'akazi ko mu rugo ntabyo yarazi nta kintu na kimwe habe n'icya kirazira biza kurangira se mutaje kubonana kare udashakanye wishinyagura be muri makeya nabaye aho ngaho ngiye kujya kubyara njya kubyara nyine inabyareye nyine Nyagatare mbamara n'ibyumweru nka 2 ku gise
ngira ngo najyaga nibaza niba baranandoze. Hari ibintu bajya bavuga ngo ageze ku 8 ngo ageze ngo ku 9 urabizi bayenda kubyara njya bigahuruduka bikajya kuri 2 bijye bibaho mbimara n'icyumweru ndibwa kandi ntari bwongererwe Theobald size Theobald ntibari binyongerere mfite ibise bihagije ariko abantu bakibaza impamvu nabyara birangira giye mu isenta senta nyivuyemo ubwo we ntitwari tukivugana ariko ba bantu tuziranyeho nge nawe babashiti banjye nkuko twari turi inshuti hanyuma inomero yawe hakaba hari abantu nasigaranye vugana nabo bareba stati zawe ngiye kubona umuhungu ya propose undi mukobwa cyane ibase ku munsi wabyayeho cyane umunsi mbyara ngiye kureba mbona proposal ntavuze ni wenda abagabo banga inshingano namara kubona ko nyamaze kubyara wenda zaza tuyiyunge akurikirana umwana mbonye propose ukuntu mwe mufitanye ubukwe ariko mana ntabwo yari umugabo yari ikigeragezo cyaje ndabyaye ndatashye nza no kugera mu rugo ndwara nyine buri kintu nararwaye cyane kubera kubabara n'iki ibyo bambwiraga kwiproteje icyo gihe ubuzima bwasubiye inyuma numva ntanze isi umwana ageze mu mezi 2 mbona save the date umwana ari mu mezi 3 murenge ari nko mu mezi 5 umwana ubukwe buraba rwose kuko ninjye warera mu borotse navuye nabaka mu brokore sinjye nanabireba ku bandi ndeba ko buraba rarangira ndavuga Sefini umwana ninjye kumumenya iri nzi ko wenda yananiwe kurera inda ko nibura umwana navuka azamurera ugashatse rero ubu life yose njyewe numva ndababaye numva nanze abagabo kandi yari mukuru nduta numva nanze isi mama akageza agasanga ndarira kanunganye ku mwana ntabwo bakotse kuki utajya wizera kuki wumva ko kuba agiye atwaye ubuzima bwawe burangiye twashimye Imana ko wabyaye neza umwana akaba ari muzima akaguha umwana mwiza ntawe ukaba uvuye kwa muganga uri amahoro tuburarizwa n'umuntu koko mama akajya agumansubizamo intege kuba waratekerezaga burya gusabye kwica uwo mwana kagusaba kumubana nk'umugabo n'umugore nyuma yabyo ukabona kuza ubukwe warabyaye mu mutwe wawe hari hameze hate yari meze nk'umusazi ndetse numva isi itakiri iyanjye numva nkwiye gupfa nkavuga ababyeyi banjye ntago basabiriza nta kintu basaba bazarera umwana wanjye niyahure ubundi uyu muhungu bigaragaje ko atigeze nankunda ese mu mezi angahe aterese umugore kujya ahita propose numva umutwe wanjye uramenetse numva isi inguye hejuru mbehe nawe urabyumva numvishe nyine mbaye disappointed numva mu buzima bwanjye cyo koza nuko nabaye nkejejwe nkagera no mu byekejejwe nuko njya ngo mba nariyahuye mbe muri make njyewe ansezerera nagiye kujya kubyara narababaye naramwikuye mu mutwe ako nkumva ko bazi azagaruka nibura akanamfasha nibura no kurera mwe mwarateguye n'ubukwe byose twari dufite projet yo kubana yarujuje ibase urumva ntungibaza uburyo
nyuma y'iminsi mikeya ahise propose uwe niba koko yari afite gahunda yo kuwushaka uwo muntu yari arihe numva ndababaye n'uyu munsi se ntabwo agereba umwana ntabwo arashaka kuza ku ndacyakuganirira n'uyu munsi gusa aya marira umuntu ababaza undi ntabwo ari meza yarashatse ajyayo urubyaro rurabura ibaze njya numva amakuru ngo ntabwo bigize babyara ariko njyewe muri njye ntabwo njye ngira umubabaro wo kuba nakwanga umuntu ngo mwifurize ikibi naravugaga mwana nta kundi mama akajya ambwira mwana ujye wiga kubabarira iyo wiga kubabarira imigisha yawe nibwo ifunguka iyo utababarira ibyo bihora bibanye mubabarire umwibabarire urere umwana Imana yaguhaye ujye ushima n'Imana no kuba ugihumeka mba ndamubabarira pe numva byararangiye imbehe umwaka wagiye gushira numva naramubabarira atakiri no mu bwonko bwanjye pe najya numva amakuru ngo nagabyara ngo ntago babyara nkavuga Mana yanjye aba bantu ntibazavuga wenda ninjye ubaroga waramubwiye uti yaba ari we mwana umwe dusigaranye namubwiye nti dukuyemo umwana ugasanga niwe dufite wenyine umwaka wa mbere urashira uwa kabiri urashira Mana nkajya numva uzi kumva ufite umuzigo wo gusengera umuntu wanakubabaje nkibaza uyu muntu natabyara bazavuga ngo ninjye wamuroza nakubeshye numvaga mbabaye ntago nari nishimiye ko Imana yamuhana icyo gihano ngiye kuko nari naramubabariye nari narabaye flexible numva nta kibazo ngiye nifitiye muri njye ahubwo nsaba Imana ngo imigisha yifunguke nibifunze bazatekereza ko ndimo kumoroga kandi ninjye muntu utarigezemo harasinga ngo ndampamagara ngo mbonye ibyo ngo mpamagare ngo njye guteza intambara hari abambwiraga ngo nkakuranga ari mu murenge ngo wagenda ukerekana umwana ngo kitambike njyewe njye mu murenge ngo cyangwa kwa kundi barahira ngo ngene mvuge ngo twarabyaranye ngo nice ndwana niki ikintu naje gusanga mbaba iyo wihaye Imana ugasenga mu bibazo byawe no mu ntege nke yazawe amagambo ni y'abatatu Imana irayumva nasengesho uri umunyagara pe navuze Mana singiye gusenya niba ari umugore we nibashakane gusa mbabajwe nuko uyu mwana wanjye sibaza azakura mubwira ngo isabaye sinzamubwira ese ni uwuhe ariko ubwo kwa muganga nkaba namwanditseho amazina ntabwo wumva iyi nose wagira uti ari bwandike undi ntafite nandikaho amazina umwana amaze kumenya ubwenge ageze mu myaka 3 ubwo niba arabyara ndumwe kwaje kukureba kajya mbaza yego ariko ngo papa wanjye none mfite umwana w'umunyabwenge umbaza ibibazo ukagira ngo ni umuntu mukuru mwicaranye aho yaje mu ishusho y'umwana njya mbaza ngayiko mami ngishe kujya umbwira ngo mfite dadi wanje abahehe ambwira ntabamukaje eshe mukaje shajya avayo ngo none shabana ko bambwiye ngo dadi wanje yarapfuye nangira kugira sasa agahinda k'umwana wanjye amagambo mbaza mva simfite ibisubizo rimwe kanambaza nkirengagiza ngufata telefone nifata ibitentereba ubwo mbaza ibiki kandi muri njyewe namutirwa kanajya hirya nkarira nkumva nyine nkavuga ko namubabariye Imana wankuye agahinda ukanyiriza n'umwana akareka kujya mbaza ibibazo ko binyica cyane mbehe muri makeya umwana ageze nko mu myaka 5 utagira ngo se ejo bundi nko mu kwa kabiri uyu mwaka ariko ubwo mama yagumye abyirukaho ashaka ngo basi umwana abone se sinatabona se yarashatse basabone iwabo ahakomoka iwabo niwabo umuhungu turaturanye akajya baganiza tubu koko ese iyo umuhungu abaye mubi namwe mu bababi mbehe muri make mama arabikireya na papa imiryango irazirahura batanga inka y'icyaha nyine urumva nyine bakumwana ariko ubwo urumva umuhungu bakatubwira ko abirimo ariko ntawe tuvugana nawe papa ari uvugana nande uwo papa we avugana na mama ari famiye ibirimo sasa rero baba bapanze bize gupanga ngo bajye gusuzumisha DNA test ariko umuhungu akaba yize kumbwira ijambo ati kwino udakuramo inda nzayihakana kandi ntayobewe ko ari yanjye
mwihakane neza kandi ubibone pe aramwihakana neza iyo myaka yose yashize avuga ati ninshakira ahandi abona ko iyo nda urumva arangije kumana cyo koza reka mubwire mbaba nakubeye iyo usenga Imana Imana ibuza abantu amahoro cyangwa ikagira uwo muntu wakubabaje ikagira imigisha y'ibanze igaparika avuga hari ikintu utarakemura hari imbabazi utarasaba banza uzisabe numara kuzisaba imigisha yawe nibwo ifunguka kuko narumiwe Imana irakora ejo bundi kwa kabiri bapanze ubwo hari igihe mbere bigize gupanga DNA test umuhungu aradukwepa arabyanga ariko bakajya yohereza ngo ngenda ajya gusuzumisha DNA test n'umukobwa ntize ndyamana nawe noneho rero ubuzima ngira ngo bumaze kwanga abonye ko imyaka 5 ishize ngira ngo nta mwana niko nekereza no my side barapanga ngo tujye gusuzumisha DNA famiye yawe irabyuzuza n'umuhungu arabyemera numva mama aramamagaye mu kwa kabiri ndabyibuka ko uyu mwaka se cyamuko tiko iwabo umuhungu bavuze ngo barashaka ngo gupimisha DNA ngo kandi amafaranga ngo nibo bayishyurira ngo full package ngo twego nta kintu turi bukore hari ikibazo namwe se ngiye hari ikibazo mfite nahubwo asubwaye amafaranga nta kuntu yayohereza umuntu agakora business ati oya mwana wa atireka turumva kuko yabwiye abantu ko atari uwe ni wabona ibyo bafashe reka tubahereze ukuri bashaka tugiyeyo isubijo bije umuhungu yatanze nomero nanjye ntanga izanjye babishyira kuri mail yanjye none ndi mu kazi twakoresheje nyine DNA idatinda nyine y'ibyumweru ngira ngo nka 2 ibyo twakoresheje arangije umuhungu aramamagara n'indi mu kazi buri nomero ya Airtel icyo gihe ariko nyuma yaho nari nararetse nomero ze ntakizigira gusa cyagiye hagishaka nibwo ntari nyizifite ariko nyuma yaho nahise nzivaho ngiye kubona mbona nomero ramamagaye nyine yampamagaye ntayifite ndi mu kazi noneho mvuye mu kazi ndaza musanga nyine asanga umuntu yambuze ngiye muri lunch ndamuhamagara numva niwe ni sorry numvishe mwambuze arangije arambwira ngo none se ngo ko mwatwirengaje nise ijwi rye ko nari ndizi ngo nise ni wowe ati ngewe nyine agira brage nyinshi nanjye ndazigira nyine kuko ngiye numvaga naramubabariye niyo twabaga tuvugana tugeze no kuvugana aho yaranashatse akumva nge ndisekera kubera urumva ufite mu mutima wawe warababariye umuntu nta gahunda ufite kuba wabwira nabo umuntu tukavugana neza ngira ngo we nyine akumva ko ntacyo nako nta nicyo nari mfite pe naramubabariye sasa yaramamagara ngo none se ngo harebye kuri mail yawe ko bakohereje ibisubizo uko ngiye ntigize mbibona ngiye kuri mail yanjye koko mbisangaho ndangije ndareba muri screenshot ntago nayoherezaga document yikuye kuri mail ngo nyuma ngo bikonje ndenda mubwira ntariko kankubaze ikibazo ntubu nkaya amafaranga agiye kwishyura tuvuze ukuri yampereza se cyangwa ukayaha umwana wawe niba koko ari wemeye kuza kurera yarambwiye ati yewe terega suko nari mbiyobewe ahubwo nzashaka ngo tuzashaka umwanya ngo tuganire nari ukambwira ndamubwira it's okay birarangira twari tuvugana bisanzwe nkamamagara sasa atangira inshingano z'iki z'umubyeyi urumva umwana yarigaga tangiye kwiga afite imyaka 3 aribwo ikigera yaje rero ejo bundi ageze mu myaka 5 atangira kwishyura fees yizishe iki gihembwe kirangiye niwe watangiye kwishyura nyine atangira gufiringa umwana n'ibiki n'umwana atangira kuvugisha se kuri telefone nibwo yaramuvugishije nakubeshye ejo bundi nawe ngitangaza numva ngo babyaye narumiwe reka nkubwize ukuri hari igihe umuntu ikintu gishobora kumubaho we ntabimenye hakavuga ngo buriya ngo cyari igihe ariko reka nkubwire baba Imana irahana gusa njye ntabwo nabishakaga ko imuhana ariko
ariko urumva yamaze kwikiranura nyuma y'imbabazi arimo arakurikirana inshingano nk'uko zisanzwe. Ejo bundi ngiye kubona mbona arapostinze ngo Mana ngo turagushimye ku mirimo dukoreye. Nose mwabyaye nyine ni ifoto ye n'umugore watwite. Ese mwabyaye? Ati yego nakubeshye ahantu narindi napfukamyisha Imana ndavuga Mana ndagushimye. Hari ibyo wenda bashaka kuba baravuze ntabwo ntabyumvisha wenda nari nariswe umurozi. Ubu nk'umugore we tuvugisha ukuri kugira ngo yatekerezaga ko nabarozi. Sibyo? Ndavuga Mana ndagushimye ko babyaye, ndagushimye ko n'umwana wanjye agize undi umukurikira, maze handi ububakire. Imana ifasha kurikirana inshingano z'umwana natanazikurikirana is fine. Umwana apfa kuba yarabonye se ako gahinda nari mfite ko kuba nabona uko nsobanura karashize ku mwana. Urumva ariko urumva igikomere cyanjye ntago cyashira. Yego ariko muri makeya ntibigeze umubwira uti warankomerekeje wa mugabo? Ngewe hari ukuntu uvugana n'umuntu wo kumva yaribabariyeho ku giti cye, ukumva kuko twavuganaga yavuga blague ziseka nanjye nkaseka nyine tugaseka kagira ngo nibyo nyine yumvaga bire nawe. Ntago nize mumwibutsa ngo mubwira ngo ariko warambabaje ngo ibi nibi, ntago nize mbimubwiraho pe. Isomo wakuyemo dusoza nirihe? Kamubwire isomo mu buzima nakuyemo kwizera umuntu cyane ugakabya ukageraho nawe ubwawe utakizera wizera umuntu. Ntago ari byiza kwizera umuntu ukagera naho ubwawe wowe wiyibagiwe kuzababara se cyangwa icyo kizere cyaguhinduka. Undi muntu nshimira ndashimira umuntu witwa Smart, ni inshuti ni sister ni byose. Mushimiye kuri kamera, Imana izamuhe buri kimwe cyose yifuza. Smart ngo Imana imumugisha. Yego cyane. Nose mbwira ubana gutera igikomere cyawe? Reka nkubwire nago buriya baravuga hari ukuntu mba ndeba abantu babeshya ngo hari amavuta ngo akize inkovu. Urabona iyo umuntu yakomeretse akira igisebe hagasigara inkovu, ariko ntakubeshye ntago bijya bimvamo. Gusa mba numva naramubabariye. Ngiye nkanifuza ko mu buzima bwe amera neza agatera imbere, umwana wanjye nakura kazamusanga. Ndabikunda ariko mba numva mbabaye nubwo niyeherera ndi jyenyine nkababara nkarira gusa. Kubabarira ntibikuraho kwibagirwa. Warababaye cyane. Kwireka dusoze tugushimire kubana natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Mu busanzwe ukora iki ku mbuga nkoranyambaga? Ngiye nkora ejo bundi muri iyi minsi maze gufungura YouTube channel. Yitwa gute? Ni umuntu wayimfunguriye uriya mukorana. Yego bayita Queen Rwasa TV Show. Queen Rwasa TV Show. Rero ndashaka kuzamuka abashigikire imwipininge. Hari nushaka nomero zanjye zishyireho zivugaho umva 07 8 9 2 5 4 1 10. Turabikora rwose ubundi tuyipininge dushyira na nimero de telefone. Wifuza kumuvugisha, wifuza kumugisha inama, wifuza kumusaba ubufasha runaka bw'inama nk'izo yaciyemo, wifuza kumugira inama nawe mu buzima arimo wenda nawe waciye muri ubwo buzima no kuri pe ndahari pe. Imana ibamugisha Queen n'urubyaro rwawe kandi mwifurije kuzabona ibyiza nyuma y'ino nkuru. Thank you so much. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena. Ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje.
harimo igikoni cyiza, parikingi ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 07 952 94 55 9. inkuru yawe